twese turabizi iyo uhahira muri boutique ugasanga ibintu byaho birajagaraye, ugasanga amakara bayavanze n'ibishyimbo, ugasanga ibirayi bivanze n'amakara, umva aho hantu nabizi kutahasubira. Kandi kantu tuzi kuri boutique, yuzi ko ahantu batajya wuzuza umunzani waho, utajya wuzuza, umva aho hantu iyo haguze, kuko turabizi abantu duhaha twarubuze ukuntu kingana. Iyo ugiye ahantu rero kuhahahira ntibakuzurize ukabimenya, aho ntabwo hasubira. Muri business ya boutique bisaba kuba inyangamugayo, ikindi bisaba kugira isuku. Kandi turabizi ko umva waba ukorera mu mujyi, waba ukorera mu ntara, nta munsi n'umwe utazakenera boutique. Impamvu rero business ya boutique ari business nziza. Utarava mu rugo wowe uri gutekereza kuri business wakora, nagushimira cyangwa nagushishikariza gushora muri ino business ya boutique, kuko nta muntu n'umwe utayikenera. Ku gicumbi cy'ubwiza niba mushyashya nongeye nitwa Cyusa Edouce. Niba ukunda kwambara neza, niba ukunda gusa neza, ikigeretse kuri ibyo ukaba ukunda gukorera amafaranga cyangwa ushaka gukorera amafaranga, ndagushishikariza rero gukora subscribe, warangiza ugakanda kuri ako kazogera kari ku ruhande kugira ngo igihe cyose na uploadinze video zizajye ubona aka notification. Rero sinakwema gushimira wowe udahwema kunshyigikira uko bwije nuko bukeye, sharinga video zanjye, uma like, uma comment. Imana mu ijuru ikumere umugisha. Nizere ko mumeze neza, nanjye meze neza, kandi nawe utameze neza Imana mu ijuru ikumere kumera neza. Bazango uyu munsi tugiye kuganira kuki? Uyu munsi tugiye kuganira kuri business yo gucuruza boutique. Boutique ese itangizwa igishoro kingana gute? Ese boutique umuntu wari wese yayikora? Ese boutique ibyara inyungu? Ntujye kure rero ndaje tangira video yacu. Hello, uyu munsi muri My Pillow twabazana imisego yo gutaka mu ntebe ndetse no ku gitanda. Dufite amabara agiye atandukanye, we biterwa n'ibara ukunda. Ikindi kigeretse kuri ibyo, iyi misego ni twebwe tuyikorera. Wowe uduha design ushaka, n'ibara ushaka, ubundi tukagukorera umusego wifuza. Iyi misego rero ifite ibitambaro byiza biri karite, utapfa kubona ahantu ahariho hose. Ni myiza cyane, ntiyandura ubusa, kandi kigeretse kuri ibyo tuguhuriza n'intebe ufite muri salo cyangwa amarido cyangwa tapi. Niyo mpamvu rero ugomba kutugana tukagutakira salo yawe. Si ibyo byonyine, dufite indabo zo muri salo, dufite ibitambaro byo ku meza. Ikindi twajya mu cyumba tukaba dufite amashuka ya kalite, amashuka meza, amakuvureri, umva nta kintu kimwe tutazakorera. Rero muri My Pillow mutugane tubatakire salo yawe, ku buryo uzajya wicara muri salo itatse, umuntu ari we wese ugusuye akavuga ati wow, ahantu hasa neza, ku buryo umuntu wese arwanira cyangwa yifuza kuza kugusura bitewe n'ukuntu watatse muri salo yawe. Rero muri My Pillow tubagezaho kandi tubakorera delivery, waba uri mu ntara tugukorera delivery. Ni karibu rero, ni mutugane tubatakire amasaro yanyu ndetse n'ibyumba byanyu. Rero nko wabibonye kuri title cyangwa wabyumvise muri introduction, iyo musiye kuganira kuri business yo gucuruza boutique. Nzi ahantu tuye, ariko ngiye ahantu ntuye umva uva ku muryango wa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu, kwa kane, kwa gatanu usanga ari boutique. Ese boutique yaba ari business umuntu wari we wese yashoramo? Ese boutique byibuza amafaranga makeya cyangwa igishoro watangiza ni iki? Ese boutique irunguka mu by'ukuri? Uyu munsi iyo niyo business tugiye kuganiraho. Twaganiye kuri business zigiye zitandukanye. Rero boutique iri muri business tubona mu makaritsiye agiye atandukanye, cyane cyane aho tuye nanjye aho ntuye. Nizere ko ahantu tuye hari boutique nka 500, kandi buri muntu wari wese uhari ucuruza boutique aragurirwa cyangwa aracuruza. Rero buriya boutique ni business nziza ku muntu uri hamwe, ku muntu uri hamwe utashagaraye, udafite ibindi binakora, udafite ibindi bintu acuruza. Business ya boutique ni business nziza kandi irunguka pe. Rero hari ibintu nabateguriye ugomba kwitaho ugiye gucuruza business ya boutique. Hari n'ibyo ugomba kwirinda kugira ngo business yawe itazahomba. Boutique rero tumenyereye ko ari business umuntu wari wese ahantu hariho hose ibiri pe, waba uri muri quartier, waba uri mu mujyi, waba uri mu cyaro,
waba uri mu ntara, waba uri hehe, boutique ni ahantu hose uzajya ugasanga iyo business. Rero niyo mpamvu abantu benshi bayitinya, ati boutique muri quartier hariyo za boutique 500, hariyo boutique nyinshi cyane, subu nanjye nashora business ya boutique, subu nanjye nashora muri business ya boutique nkaba nakunguka. Umva rero shyira umutima hamwe, business ya boutique ni business nziza kandi yunguka. Nugendera ku bintu ngiye kukubwira, umva nta kabuza uzanshimira nyuma. Kandi nkomeje gushimira byibazeyo abari kuza inbox bakambwira ati Cyusa warakoze, nukuri ko Imana watumye mva mu rugo, nukuri ko Imana watumye nitinyuka, nukuri Imana mwijiri komeze ihire imirimo y'amaboko yanyu, mutera imbere, ubundi muzagaruke muzamuvuga ati Cyusa tujye gushima Imana. Nukuri ko Imana umuntu uzajya gushima Imana mu rusengero, ahazabasengera hose, cyane cyane nk'abantu bari i Kigali, nzaguherekeza dushima Imana, nzaguherekeza pe, uzampamagara. Kandi ikindi nukuri nkomeje gushimira abantu, ndi kubona you have received. Abantu bakambwira ati Cyusa nukuri kubera ukuntu wantinyuye, ukuntu watumye mva mu rugo, ubu nsigaye niguriye igitenge, nsigaye ndihira abana minervare, nsigaye nanjye kugacera inkahaha mu rugo, nanjye nsigaye mbwira abana ati mwakire mujye ku muhanda mujye kwiyogoshesha. Mu gihe najyaga mbwira ati mwake papa wanyu amafaranga yo kujya kwiyogoshesha, ubu nanjye hari uturimo nsigaye nkora mu rugo. Nukuri ukajya kumva ko umuntu aramamagaye ati wabonye kuri telefone yawe, ati hoya, ati reba, ati nose kunyohereje amafaranga nayi, atumva ati nayo kugushimira nubwo ari makeya, ariko byibuza hari ikintu cyavuyemo mu mavideo yawe narebye, nukuri watumye nitinyuka. Nukuri ndabashimiye kandi namwe Imana yamwijije igomeze ibagure. Niyo mpamvu rero mbanje imbere yanyu ntakoze research kugira ngo nawe utaratinyuka, kugira ngo nawe utarava mu rugo uhaguruka ukore, ushaka ikintu cyo gukora. Dore kwezi kwa mbere kurarangiye, sinzi intego wihaye ahantu zigejeje. Nimba baravuze ngo uyu mwaka ngomba kwikorera, iki nicyo gihe cyo gutangira. Ntago gutangira ari mu kwa 12, gutangira ni mu kwa mbere. Tinyuka kandi urashoboye, tinyuka urashoboye. Reka nongere mbisubiremo. Rero ino business ya boutique wayikorera ahantu hose waba uri, muri quartier yawe, ahantu tuye bakeneye boutique, ahantu tuye bakeneye kurya. Business ya boutique rero impamvu nayigushishikariza kuyijyamo nuko boutique umuntu wari wese ayikenera. Ukenera isabune ukajya kuri boutique, ukenera icyo kurya ukajya kuri boutique. Nubwo rwose twese dukorera mu mujyi cyangwa dukorera ahantu hagiye hatandukanye, ariko iyo utashye ukenera kujya kuri ya boutique muturanye, ukeneye kujya guhaha. Ntabwo twese duhahira mu mujyi, ntabwo twese duhahira mu supermarket, duhahira muri quartier benshi. Ukenera inyanya ukajya muri boutique muri quartier. Ese waba uri mu rugo ukajya kugura inyanya muri Simba kandi muri quartier zihari. Niyo mpamvu rero wishingiye aka boutique k'ibintu byo kurya, cyane cyane wakunguka pe, wakunguka ubundi ukagira discipline mu mafaranga. Boutique utagira discipline mu mafaranga urahomba. Rero utu tuntu ngiye kukubwira ibyo ugomba kwitaho igihe ugiye gushinga business ya boutique, utu tuntu nutwuzuza n'ibyo ndi bukubwire byo kwirinda, nta kabuza nawe uzaba umugore witeje imbere, uzaba umukobwa witeje imbere. Iyi business umugabo yayikora, umukobwa yayikora. Ngira ngo muri boutique ahantu duhahira tujya dusangamo abantu bagiye batandukanye, abagabo, abasore, abakobwa, abamama, dusangamo abantu batandukanye. Iyi business rero ya boutique nta muntu numwe ikumira. Rero dore ibintu ugomba kwitaho igihe ugiye gushinga business yawe ya boutique. Ikintu cya mbere ugomba kwitaho igihe ugiye gushinga business ya boutique, ugomba kwita ku biciro byawe. Ni kenshi nge nk'ahantu nuye hari umumama uhacururiza, kubera ko haba abatipe benshi ni quartier tuyemo abasiribateri cyane, usanga ibiciro bye biri hejuru cyane. Rero ikintu ugomba kwitaho, shyiraho igiciro ku buryo umwe najya kuri boutique nuriya akajya kuri boutique asanga ibiciro ari bimwe. Cyane noneho biba byiza nimba ibirayi byaguraga 600, wowe uri gufataho igice cya 50, emera wunguke 30, ibirayi bigire 580, wungukaho 30, ucuruza ibirayi byinshi.
abakiriya baze ubundi. Mbese iyo umuntu acuruza ibintu byinshi aho ajya kurangura arunguka cyane. Si nka wa wundi urangura ibiro 30 akabimarana iminsi 5. Ariko we waranguye umuntu urangura ibiro 30 ari bumarane iminsi 5 ari kungukaho 50, wowe ukarangura ibiro 30 uri kungukayo bice 30 uri bumarane umunsi umwe ukajya kurangura. Urumva wa muntu ubu murusha abakiriya, kandi ikindi ugira abakiriya benshi cyane cyane. Reka nihereho ngiye numvishe boutique yo kwa runaka ari ihenduka niyo njya kuguraho. Nawe uri kundeba ndabizi ko ahantu bahenduka muri boutique ariho ujya guhahira. Rero ita ku biciro byawe, nibiba ngombwa ujye wunguka makeya ataha. Nuko ngubwo niyo nama nakugira. Icyo kintu ugomba kukibandaho, ibiciro byawe. Uyivuga ngo ngiye ntuye muri quartier nimba ibiraya ari 500, reka kire kuri 550. Aho ngaho nta bakiriya uzabona. Ibiciro byawe byibandeho, ubyiteho. Nibiba ngombwa nakubwiye ngo ugicuruza ku mafaranga makeya ariko ubona abakiriya benshi kandi ubicuruze byihute. Ikintu cya kabiri ugomba kwibandaho cyangwa ugomba kwitaho igihe ugiye gukora ino business ya boutique ni ukugira isuku. Turabizi nanjye nihereyeho namwe ndabaho urugero. Iyo ugiye muri boutique ugasanga bagira umwanda, ugasanga batita ku bintu, aho hantu ntabwo hasubira. Cyane nkatwe tugura miti ndavuga ibishyimbo, ugasanga ahantu ibishyimbo babitekera ahantu hana ibintu birajagaraye birajabiriye n'iki, aho hantu ntabwo hasubira. Rero wowe uri kundeba nanjye dukunda ahantu haba isuku. Ahantu bagira isuku uzarebe abantu bose baba bahirunze, waba uhenda waba udahenda. Iyo ugira isuku abantu bose baraguhahira. Ntujya wumva ati ugahura n'umuntu se iki kintu ko nakibuze ndakibonera he, tiwagiye kugura kwa runaka, tewe hari ahantu bagira umwanda ntabwo nahajya. Urumva rero nimba ugiye gukora ino business ita ku kintu cy'isuku, tuntu twawe tube turi organize, ahantu ukorera ibintu byawe haba hasa neza. Turabizi ko abantu benshi muri boutique ntabwo bajya bakubura, ariko wowe fata umweyo uhakubure, unahakorope, nurangiza unahahumuze, umukiriya ajya azavuga ati wow. Abantu bose bavuga ati kwa runaka boutique yawe ihumura, reka njye guhahirayo. Icyo gihe uzabona abakiriya. Ugira isuku, nigira isuku, icyo gihe uzabona abakiriya. Icya gatatu ugomba kwibandaho ugiye gushinga no business ya boutique, gira utuntu twose. Ngiye nihereyeho ndabaho urugero kuri ngiye nihereyeho. Iyo ngiye kugura muri boutique ahantu nkasanga ibintu byose batabifite ntago nsubirayo. Kwirirwa tujarajara muri quartier tuvuga ati ndajya kwa runaka magura igitoki, ndajya kwa runaka magura ibishyimbo, magure ubunyobwa. Umva ntabwo ibyo bintu abakiriya tubikora. Abakiriya dukunda ahantu tujya tukahavana ibintu byose. Sinzi nimba nawe uri kundeba, nimba ujya guhaha ukumva ko ahantu ugiye guhahira ugasanga ibintu ushaka ntibabifite, urumva ukuntu tuhatangira guhangayika. Rero nimba ugiye gucuruza boutique, nimba wahisemo gucuruza boutique y'ibiribwa, ihangane ugire ibintu byose. Ugire ibijumbu, ugire ibirayi, ugire ibitoki, ugire ibishyimbo, ugire inyanya, ugire ibitunguru. Ibyo bintu byose umuntu ntaza guhaha akabihabona nta handi hantu azajya pe. Mumbere umuhamya, mubyandike no muri comment. Iyo ugiye kugura ahantu ikintu ukumva ntibagifite kandi hari ibindi bafite, bakagenda babigura ibice, ukajya kuzenguruka kwande kwa Claude, kwa Claudina, ujya gushaka ibyo bintu ushaka, umva biravuna. Ariko iyo ugiye kwa Claude ugasanga ibintu byose arabifite, ntabwo umucikaho pe. Ikintu cya gatanu ugomba kwitaho igihe ugiye gushinga business ya boutique ni ukuba inyangamugayo. Njyewe nihereyeho, iyo ngiye kugura ahantu ikintu nkasanga ntibuzuza ku munzani ntabwo masubira pe. Sinzi nimba nawe uri kundeba ibyo bintu bijya bikubaho. Iyo ugiye ahantu ugiye kugura inusu y'isukari ugasanga baguhaye irobo n'agace, ukabona nyine byibuza yuko ukunda guhaha ikintu nk'umuceri kilo, ubuze ukuntu uremera, ugasanga umuntu aguhaye, waguze ikiro aguhaye inusu n'irobo. Icyo gihe iyo ubimenye ntabwo aho hantu usubirayo. Ni kenshi tujya kumva mu matwi yacu tuganira na bagenzi bacu cyangwa abaturanyi bacu, bakatubwira ati kwa runaka bagira umunzani utuzuza. Icyo gihe ako kantu bakakumenya, abakiriya batangira kugucikaho gake gake. Rero nimba ugiye gushinga boutique cyangwa ugiye gukora business ya boutique, iba inyangamugayo, wikiba abantu. Usange
umuntu agusabye ikiro cy'umunyu umuhaye n'usuniro, umuntu agusabye ikiro cy'igitoki haraburaho ibere rimwe urarimwima, nagenda agasanga bituzuye ntago azakugarukaho. Rero iyi business ya boutique bisaba kuba inyangamugayo. Ibyo rero ni ibintu ugomba kwibandaho, ni ibintu ugomba kwitaho igihe ugiye gushinga business ya boutique. Rero tugeze ku makosa ugomba kwirinda igihe ugiye gushinga ino business ya boutique. Ugomba kwirinda muri ino business ya boutique ni ukurangura ibintu udakeneye ako kanya. N'urugero uba ahantu bakunda guhaha cyane cyane ibintu bijyanye n'ibiribwa, ugiye kurangura inzembe, ugiye kurangura amatunda, ugiye kurangura amavuta yo kwisiga, kandi mu by'ukuri ahantu uri ibyo bintu ntago bikeneye. Kugira ngo urangure izo nzembe, kugira ngo urangure ayo maproduit, kandi ahantu uri ntibanadefiriza, wakagombye kuyakusanyiriza hamwe ukareba ikiribwa uranguramo abantu bawe bakeneye cyane. Rero nimba ugiye gutangira business ya boutique, irinde kurangura ibintu bidakenewe bitewe n'ahantu uri, kuko urangura ibintu bidakenewe amafaranga ukayashyira mu bintu bidakenewe, nyamara ibintu bikenewe ukarangura ibintu bike, ugasanga ufite agafuka k'umuceri kamwe kararara gashize, kandi wikoreye ikarito y'inzembe cyangwa wikoreye amakarito y'amaproduit muri boutique yawe, aho kugira ngo urangure produit, aho kugira ngo urangure umuceri mwinshi kwa ko ari wo abakiriya bawe bakenera, wagiye kwirangura amaproduit. Irinde rero kurangura ibintu bidakenewe muri business yawe ya boutique ugiye gutangira. Cya kabiri, irinde gukopa amadeni menshi. Muri boutique yukopa cyane urahomba, yo muri boutique yukopa abantu benshi urahomba. Ha amadeni cyangwa kopa abantu b'ingenzi bibanze uzi nawe, umuntu uzi ko atazakwambura. Ubwo mugiye kwita muvuga ngo wamenya gute se ko umuntu atazakwambura? Cyane cyane nk'abantu batuye, ikindi nk'abantu bafite akazi k'ukwezi, kandi nabwo uzi icyo gihe abo wabakopa. Ariko nkatwe tuhora twimuka, umva usanga umuntu yimutse arimo umuntu 50,000 muri boutique. Kuko abantu babikora mwihangane mubireke, inaba ari ingeso nziza, kuko umuntu ugiye kumusubiza ku isuka. Boutique iyo yakopye senkani 50,000 pe, ubusanga ibintu byatangiye gushiramo. Muri boutique rero nimba ugiye gukora business ya boutique, menya abantu ugomba gukopa nabo utagomba gukopa, kuko iyo ukopa cyane muri boutique urahomba. Mumbera abagabo namwe, nimba hari umuntu ucuruza boutique mo hano aduha ubuhamya pe, muri boutique yo gukopa cyane urahomba. Nasoreza aho ugomba kwirinda cyangwa amakosa tugomba kwirinda, cyane cyane ugomba kumenya kwandika ibyasohotse n'ibyinshi muri boutique. Cyane cyane abantu bacuruza amaboutique aka ntago bajya bakitaho, umva baba bazi ko ngo amafaranga yinjira muri buri kanya, ariko ugomba kumenya amafaranga winjije uwo munsi n'ibyo wacuruje, kuko bigufasha kumenya ati se narungutse cyangwa narahombye. Rero abantu benshi aka ntago mujya mugakora mucuruza amaboutique, ariko aka kantu karafasha. Isibye no muri boutique gusa, business yari yose iyo utandika ibintu byasohotse cyangwa wandika ibintu byinjiye, utangira gukorera mu gihuha, utangira gukorera mu cyuka, ntumenya ngo narungutse narahombye. Ni hahandi usanga nyuma y'icyumweru wafashe udufaranga twawe two kuri banke watwongeye muri business, nyamara ntiwamenya ahantu biri gupfira, ntiwamenya ahantu wahombeye. Ubyibuza n'icyo kintu nimba ubona ko kiguhombya ukireke. Ushobora gucuruza inyanya ukabona ziraguhombera, ukavuga ati zireka nzireke. Ushobora gucuruza amayahurute ukavuga ati aya mayahurute ndayarangura, igihe kikazagera akaba expired ntayacuruje ngo ashire. Ushobora kuvuga ati ayaramombera, aya mayogati ntago abantu ahantu nkorera bayakunda, reka nyihore. Rero biba byiza kumenya ibintu, biba byiza rero icuruza boutique kumenya ibintu bicuruzwa cyane, kuko ni nabyo wibandaho ugiye kurangura. Rero ibi ni ibintu ugomba kwirinda igihe ugiye gutangira business ya boutique. Nizere ko ino video bibafashije. Ku bantu bose banyandikiye ngo nzavuge kuri business ya boutique, ngo nzayibabwireho iby'ingenzi n'ibyo ngomba umva, kandi business ya boutique irunguka pe, irunguka. Rero nizere ko ino video bibafashije. Icyo nagusaba ni ukurikinga nimba hari ikintu gufashije, ukama comment kuvuga ati cyusa urakoze cyane. Kandi nawe abantu bacuruza amaboutique nimwe bagirwe kutwandikira muri comment ngo muduhe ubuhamya bw'ukuntu biba bimeze, kuko ubuhamya bwanyu nibwo bwigisha abandi. Umuntu ashaka no kugusanga akavuga ati mbwira ukuntu byagenze. Rero
ndabasaba comment nyinshi, urufaya, munsabire umugisha, byose mwifuza, kuko umva comment zanyu nziza zituma nkora research cyane, zikama n'imbaraga zo kongera gukora ama video meza nk'aya ngaya. Ndabakunda cyane rero, muze mbambike sinasoza ntababwiye ko imyenda myiza kandi ya kalite nimero ya mbere. Muze mbambike neza, ncuruza amakote, amajipo, amakanzo, amapantaro, umva nta kintu na kimwe utansangana n'imbura igitsina gore. Mu mujyi, mu nyubako yitwa Tropical Plaza iri herereye imbere ya TDM. Uramutse ugeze imbere ya TDM wamamagara kuri iyo nimero, ubundi ukaza nkakwambika neza pe. Umwihariko wanjye rero, nambika neza abantu bijyanye na taye yabo, ikindi nkabajyanishiriza amabara. Umva ikintu mba nshaka njyewe, ikintu mba nshaka njyewe, mba nshaka ko nkwambika umwenda, ubundi umwenda wanjye ukagenda ukikorera publicity. Simba nshaka ko wirirwa unavuga ngo mba nagiye kwa Cyusa aranyambika, ngo nagiye ngo kwa Cyusa ngana imyenda myiza. Hoya, imyenda yanjye niyo mba nshaka ko yivugira, umuntu muhora kuko yati wambaye neza, ninde muntu wakwambitse, utiriwe unabivuga. Nicyo kintu mba nshaka. Iyo mwambitse abantu bakubwire ngo wambaye neza, mba narakwambitse, ubwo mba narakwambitse nawe pe, mba narakwambitse nawe. Kandi ibyo bintu ntabwo biba, kuko ubuhamya ndabufite, ndakwambike ejo ukanzanira abandi bakiriya. Shimira abakiriya banjye bagenda bakanzanira abandi bakiriya. Imana iba mu ijuru ibamere umugisha kandi ikomeze kwaha amafaranga, muze mu mahire, ikindi ibaha amafaranga mu saving, ubundi ku mpera z'umwaka tuzahore tuvuga ati wawu, naguze nambaye neza, ikindi na saving. Si ibyo dushaka se twese turi guharanira? Rero rwose muze mbambike neza, kandi nawe utarangura n'ukuri ntabwo nagutera amabuye. Imana mu ijuru nsenga ni kwihera amafaranga, nawe uze nkukoreho byake. Muze mbambike neza rero, ikindi wamfollowinga kuri social media zanjye. Nimba utaramfollowinga waracikanywe pe, waracikanywe n'ibintu byinshi. Instagram yagiye ni Cyusa Edouce, TikTok ni Cyusa Edouce, indi TikTok postingaho amafiti meza ni Fashion for Edouce. Kandi ikindi nawe nimba utaratunga nimero yanjye warahumbye, unyandikira kuri iyo nimero ukambwira ati Cyusa saving ino nimero kujyanye mbona status zawe, ako kanya mpitambikora. Nimba uzi ko utaratunga nimero zanjye, hari ibintu byinshi bacikamo. Mureke rero tuzahore muri video itaha. Ndabakunda cyane, bye.